umunyamakuru Emirene yakoze ubukwe n'umukunzi we Liliane, bari bamaze igihe bakundana. Ubukwe bwabaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa munane, aho bari bakoze umurenge ku itariki 11 z'ukwezi kwa munane. Ni ubukwe bwaranzwe n'ibyishimo byinshi, ubukwe bwari buteguye neza, aho abantu benshi bagiye bagarukiye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ubundi ari we musitari ukoze ubukwe, abandi bakoze ubu naho kwe itaririho. Reka ariko muri kiganiro tugaruke ku bintu bidasanzwe byabaye muri ubu bukwe. Ni ubukwe bwari buteguye neza, ubukwe bwari bwiza, ariko hari ibintu byabayemo abantu benshi birabatungura. Nyine babifata nk'ibintu bidasanzwe. Icyambere cyatunga abantu benshi ni uburyo ubu bukwe bwabaye, ariko bukaba abana ba Irene, tubita abana be Vestina na Dorcas bataburimo. Murabizi neza ko Vestina na Dorcas ni itsinda ry'abaririmbyi barimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana gospel. Akaba ari Irene wabazamuye kuva hasi kugeza aho bageze magingo aya, ariko bikaba byaragaragaye ko ubukwe batabashe kubwitabira, aho byatunguye abantu benshi. Ndetse murabizi neza ko Irene we bwe nyirizina yashingiye uyu mukobwa Vestina mukuru wa Dorcas, akamushingira ku mugabo muri Burkina Faso witwa Ouedraogo. Ariko muri ubu bukwe byagaragaye ko uyu Ouedraogo yabasha kubwitabira, ariko mu by'ukuri umugore we ntawe uhari. Murabizi neza ko mu minsi yashize uyu Vestina Dorcas, iri tsinda ryatangaje ku mugaragaro ko ritandukanye na Emirene, ko bagiye kwimanaginga, aho bahise babitangarije mu gihugu cya Canada, ariho ko kugeza n'ubu basigaye gukorera umuziki wabo. Ibi bikaba byarabaye ikibazo, aho abantu bavuga ati se abantu Emirene yazamuye by'umwihariko akagera ku rwego rwo gushingira Vestina, akamushingira Ouedraogo, byari bikwiye ko nubwo baba baratandukanye ubukwe bwe bwaba nta muntu burimo, abombi nta n'umwe burimo. Noneho by'umwihariko bukagaragaramo umugabo we, umugabo wa Vestina akabugaragaramo wenyine, yari aburimo, bigaragara ko nyine atishimiye kuba ari mu bukwe wenyine, wabonaga nyine ku maso atishimye. Ariko birumvikana nyine abantu benshi babyibajijeho bigarukaho cyane, bati se ni iki cyabaye kugira ku rwego rwo kuba uyu Vestina Dorcas, iri tsinda ry'abaririmbyi nubwo baratandukanye na Emirene, babura mu bukwe bwe? Ese baranganye kuri urwo rwego? Ariko byaje kuba amahire, aho Vestina Dorcas bafashe umwanya bagenera Irene ubutumwa, babinyujije mu mashusho bagaragarije abari muri ubwo bukwe, aho bavuze ko bari bapanze kuza muri ubwo bukwe bwa Irene, ndetse bakambara n'imishanana cyangwa se imikenyero, ariko bitaboroheye bitewe n'aho bari n'intera irimo n'amatike n'ibiki. Ariko byo bakavuga ko bambanye nawe mu buryo bw'umwuka, ndetse bakamusengera kuva mu myiteguro y'ubukwe kugeza uyu munsi ubukwe bubaye. Namwe ndabugirira Liliane tukabakenyerera urusenge tuzi ko uyu munsi uzaduhari tunakenyera, ariko ntabwo twabashije kuboneka, ariko turahari mu buryo bw'umwuka. Turahari mu buryo bw'umwuka, kandi twarabisengeye, umunsi wageze kandi byagenze neza, Imana ishimwe cyane. Tukaba twifuje kubahereza mesaje nziza cyane. Twagombye kuvuga twabivuge duhari, ariko ntabwo twabashije kuboneka, byari ngombwa ko dufata iyi video kugira ngo tuyibabwire no kubahana n'urukundo. Imana izaba kubyara, bari impamvu yo guheka, mbese muzaba n'imyaka n'imyaniko bikora imyaniko y'ijana. Okay, Imana ishimwe. Ubu mesaje birarangiye, ubundi cyavuye uri gutangaho ntabwo ari Vestina na Dorcas, ni Vestina. Nayo mesaje nabahereza, Imana izabubakire marriage yanyu, izabugire ku zindi marriage, Imana iba blessing. Ikindi cyagaragaye muri ubu bukwe rero kikaba gashya, hari abantu benshi batunguwe. Ntekereza ko hari na Liliane ashobora kuba yatunguwe, umugore wa Irene, umwana wa Irene. Abantu benshi baba bazi ko Irene nta mwana afite, nta n'uwari ubikeka ko Irene afite umwana mukuru, ariko afite umwana w'umukobwa, ndetse umwana w'umukobwa wagaragaje amarangamutima cyane, agaragaza ko
yishimiye intambwe se yateye kandi yishimiye mama we ndetse na papa we, akanabifuriza, yishimiye ko bubatse urugo ndetse akanabifuriza kuzagira urugo ruhire. Uyu mwana rero ni umwana mwiza w'umukobwa wagaragaye muri ubu bukwe, ariko abantu benshi bakaba batari basanzwe bazi ko uyu Irene afite umwana. Ikindi cyagaragaye cy'agasha ni uko nk'uko mubizi Irene afite akaboko atajya akunda kugaragaza, akaboko k'ibumoso gahora gahishe mu mufuka. aho nicyo bavuga ati noneho byibura reka twizere ko ku munota wa nyuma wenda mu bukwe bwe aka kaboko azakagaragaza cyangwa azakavana mu mufuka. Ariko kugeza uyu munsi Irene aracyashyira akaboko mu mufuka, aho abenshi bakomeje kwibaza ubundi ka kaboko ka Irene ni ikihe kibazo gafite. Bakomeje kwibaza ni gute Irene agera ku munsi wo gushingirwa akagombye kuba gafata umugeni akagafatisha mu mufuka. Hari n'abakeje bavuga ko nyine kari akaboko ngo n'igihe yigaga ku ishuri atajya akavana mu mufuka, bishaka kuvuga ko ari ubumuga gafite, ariko bakanagaruka bavuga bati ariko niyo kabwaba ari ubumuga, ari wowe nyine afite ikibazo cy'ubumuga bw'ingingo, ku buryo kuba yagaragaza akaboko ke ntacyo bitwaye. Benshi bakavuga nyine ko akaboko ari ake nyine agomba gukora ibyo ashaka, ariko rwose kumugeza kuri uyu munota akaboko ka Irene kafashe mu mufuka kugeza ubukwe butangiye kugeza burangiye. Icyo nacyo abantu nyine bakibajijeho ndetse bakibona ko ari agashya, ko bavuga ati byibura noneho finally akaboko azakavana mu mufuka tukabone. Ikindi cyagaragaye mu bukwe bwa Irene kikaba agashya, ni uburyo ubukwe nyine bwari buteguye nk'uko nabihereyeho mbivuga. Ubukwe bwari buteguye neza, bwari burimo byose, aho benshi bajya bavuga ngo ba Kiramani ntabwo bakoze ubukwe, ahubwo bakoze ubu naho kwe ni Irene wayishyizeho, kuko ni ubukwe bwagaragayemo ibyo kurya bihagije n'ibyo kunywa bihagije, ndetse bigera ku rwego rwo kuba bamwe mu basitari hagaragaye barya ibiryo hari bisumba uko navuga ngo ubushobozi bwabo. Uwagaragaye cyane uwitwa Bogari cyangwa se Yowe Bogari wiyita igikoko, nubwo bamwe bajya bavuga ko atari igikoko ahubwo ari agakoko, yagaragaye ajundika inyama y'inkoko mu itama akayisomeza fanta ndetse no kuyihekenya ikamunanira. Aho bagiye bamugarukaho bakavuga ati se uyu muhungu ni inzara gusa cyangwa hari ibindi, cyangwa se ashaka kwamamariramo. Hari mugenzi we mushiki we cyane witwa Ice Mobi waje kumuvugaho, aravuga ntabwo yizeye ko Bogari yakora biriya bintu, ntabwo yizeye ko Bogari yagera ku rwego rwo kurya inyama nk'aho amaze imyaka 200 atazirya. Bati umuntu w'igikoko, umuntu wemera ko ari igikoko, umuntu wari inshuti yanjye none ngiye kumubaga, yakoresha imvugo ngo agiye kumubaga, agiye kujya amuvuga ntacyo mutinyaho, kuko uburyo yitwaye ntabwo yitwaye nk'umuntu w'umusitari. Mu by'ukuri njyewe nabonyemo ibintu bibiri mu myitwarire yawe we Bogari mu bukwe bwa Irene, uko yafataga inyama akayihorobya akayisomeza fanta no kuyihekenya ikamunanira. Hari ibintu binabonyemo. Icya mbere nuko wenda ashobora kuba yarakeneye ziriya nyama kandi kuko yari azishonje, icyo kirashoboka. Ariko icya kabiri ni uko nabonye ko bishoboka cyane ko yashakiragamo n'ubwamamare, kuko iriya videwo ye yayishyize ku mbuga nkoranyambaga ze haba TikTok, kandi iyo videwo yagize irarebwa, iratrendinga, abantu bayivugaho. Ubwabyo ibyo ashobora kubikoresha nyine mu gatwiko no kugira ngo yigaragaze abantu bamubone. Ikindi cyabayemo kidasanzwe mu bukwe bwa Irene abenshi bakomeje gutangarira ni keke yari irimo. Yateguye keke nziza cyane, keke nyine yari imeze nk'uruziga. Abenshi tumenyere keke zihagaze, ariko we yateguye keke imeze nk'uruziga ndetse bayikatana n'umugore we, aho bayirimo hagati bagenda bayikata. Byagaragaye ko nyine bwari ubukwe bwari buteguye neza. Ikindi imisango yose yagenze neza cyane kandi ikorwa neza, aho wa mwana uvugira inka yavuze yoheje ubukwe cyane, ku buryo nyine abantu bavuga ati wawu, ubukwe buteguye neza. Ikindi rero cyabaye kidasanzwe ni uburyo Rocky, umusobanuzi w'amafilime witwa Rocky, yagaragaye muri ubu bukwe yambariye Irene. Ibi bikagaragara ko wenda nawe ashobora kuba hari aratera ikirenge muke. Murabizi ko we na
Rocky na Irene aribo bantu bazanye imvugo ngo nta gikwe, ariko finally nyine Irene we yadutunguye, basanga na Rocky azadutungura, ugasanga wenda nawe tugiye kubona tukabona mu bukwe bwe atweretse ko afite umwana. Ibyo birashoboka, ariko Irene nawe Rocky nawe yaje kugaragara muri ubwo bukwe, ndetse atari wenyine na Philipita umusaza usaziye muri showbiz nawe yabugaragayemo yambariye Irene, ari n'abasigaranye igifunguzo, niba azakigumana cyangwa azagereza undi ntabwo tubizi, ariko nawe ari mu bantu bakuru bitabiriye ubwo bukwe ndetse bamwambariye. Ikindi cyagatsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga ni Uwinkindi Aisha. Kuva mu ntangiriro byagaragara ko ari we umukunzi wa Irene, haba mu biganiro bagiye bakora, haba mu buryo bari babanye, ariko Uwinkindi Aisha wamenyekanye muri filime nyarwanda nka Aisha, akaba we yaragaragaje ko nyine ibyo bakoraga byari akazi bitari urukundo, ndetse anatangaza ko we vuba aha afite umukunzi bagiye kurushinga, ko rero Irene ibye nta bindi byo gukunda byari birimo, ahubwo amwifuriza urugo ruhire, aho yanitangarije ko we yarasanzwe azi neza ko Irene afite ubukwe mu minsi ya vuba, ari nabo bimenye mbere. Ibyo ni bimwe mu byaranze ubukwe bwa Irene, nabashije kunyuramo kuko ni ibintu byagatsweho cyane. Nawe nimba wumva ari icyo tutongeyemo wenda cyabaye muri ubu bukwe, cyangwa se wabonye nyine cyari kidasanzwe, wabyandika hasi muri comment. Iyi video ubike kuri like ndetse uyikore na share. Ikindi ubike kudukandira subscribe kugira ngo dushyizeho ibiganiro ujye ubona mu ba mbere. Ndabakunda cyane.